Ngiye gusoma urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza kwa gatandatu. Hanyuma mwarimu Alice arasoma ubutumwa bwiza kugeza ku murongo wa 18. Mwarimu Alice arasoma ubutumwa bwiza. Ngiye gusoma urwandiko nubere nk'impinja zivutse vuba. Mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo umwege niwe buye ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Reka nsubiremo mu gatandatu. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka. Ibuye rigira gute? Ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Uryizera ntabwo azakorwa n'isoni, ntabwo azaba disappointed, ntabwo azaba desi. Uryizera ntabwo azaba desi, uryizera ntabwo azaba disappointed. Umuntu unyizera azaba disappointed. Umuntu wizera mwarimu Alice ashobora kuba disappointed. Umuntu wizera umwana w'umuntu ngo avumwe, ariko uwizera iribuye ntabwo azaba disappointed, ntabwo azamwara, ntabwo zakorwa n'isoni. Ibyo n'Uwiteka Imana ibivuze, kandi iby'Imana ivuga biba ari ibyo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Mwarimu nadufashe. Dusome Luka ibice 20 murongo wa 17 na 18. Aranditse ngo, arabitegereza arababwira ati, none se ibi byanditswe ni ibiki ngo, ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza imfuruka? Uzagwira iryo buye wese azavunagurika, ariko rizagwira rizamugira ifu. Rizamugira ifu. Ntabwo ari ivu, ni ifu. Cyangwa ifu ntabwo muyizi. Ifu murayizi? Ifu murayizi? Urabona umuntu wabaye ifu? Mugeze mubona umuntu wabaye ifu? Yesu ashimwe cyane. Ndi mu bantu bahisemo kubwiriza mvugishije ukuri nubwo abantu batankunda. Ntabwo numva nkeneye igikundiro cyane. Ntabwo numva nkeneye igikundiro cyane. Sinumva n'ikintu cyamfasha cyane, kuko rimwe na rimwe impamvu nabihisemo nuko nabonye n'igikundiro cy'abantu hari n'igi kiguteranya n'Imana. Hari umwami bahaye amashyi baravuga ngo none hari kuvuga nk'Imana. Yabavuze yari umuntu uzi kuvuga, yari umuntu uri eloquent, yari speaker. Abantu bamuhereza amashyi baravuga ngo noneho ntabwo arimo aravuga nk'abantu, ari kuvuga nk'Imana. Abantu baramwapreciate, abantu bamuhereza amashyi, abantu baramushima. Ariko ibintu byavuyemo nuko mu mutima we nawe yabaye proud, yemeye ibyo abantu bari kuvuga. Iyo abantu bari kuguhereza amashyi aba ari igihe kibi, nubwo bigaragara ko aba ari igihe cyiza. Iyo ahantu hose bari kugutumira ukaba uri ku byapa, i Rubavu, i Kigali, ahantu hose, icyo gihe kiba ari igihe cyo kuba maso no kwitonda, kuko haba hishemwo umutego ukomeye cyane. Ni nacyo gihe cyagiye kigora abarokore benshi kugira ngo bakomeze urugendo. Abarokore bagiye bapfira aho hantu. Yaririmba akaririmbo kamwe kafasha abantu, ingoma bamuhamagara, Rehoboti bamuhamagara, Iremera bamuhamagara, akaba arapfuye. Tukumva ngo yanyoye urwagwa, tukumva ngo yarongoye abagore. Ukibaza byagenze gute? Yabwiriza ijambo rimwe, Ihuye bamuhamagara, i Musanze bamuhamagara, tukumva ngo yanyoye urwagwa, yarongoye umugore. Tukamwumva mu bitangazamakuru ari mu bindi bintu. Rero ndagira ngo mbaganirize ijambo ry'Imana, kandi ndibuze kubahiriza igihe. Irasaha nizeye kuri ku gihe, ariko ntacyo nanjye ndi kwigendana. Hari aho nagiye nsanga bari inyuma isaha yose, ngendera ku isaha iri inyuma isaha yose. Ubwo rero ntabwo nzi ukuntu byari byagenze, batuma nica gahunda. Ariko iriya yo ndizera ko ishobora kuba iri ku gihe. Yesu ashimwe cyane. Ndabashimiye ko ndi mu bantu mwatekereje mu bigisha bo kwigisha ijambo ry'Imana mukantumira. Ndashimira n'Imana impaye kuboneka. Hari ibintu byinshi cyane byarwanye uyu munsi byashoboraga kumbuza kuboneka, ariko kubera ko sigaye naravuganye n'Imana ko
mu bintu ngomba guprioritiza harimo kwigisha ijambo ry'Imana, kubera ko hari igihe duprioritiza ibintu bitari prioritaire, hari igihe tugira ibintu iby'ibanze atari iby'ibanze. Mbo gusa mu umuryango wo mugira uwibanze, Imana yo ni yibanze, ariko yo haje mu bindi bintu umuryango nguhindura uwibanze, kuko niho hantu nimba ndi butahe ndi bumara amasaha maremare, ko hataharo hari umwijima birangora ngewe, birangora. Barumva mu rugo iwanjye haba ari umweru, hari clean, hameze neza, nta bibazo mfiteyo, nibwo bimfasha kumva ibirenge byanjye bishinze hasi. So rero iyo bafite ikibazo cyaba kagira icyifuzo, hari mu hantu priorities, ariko hirya y'ibyo ngibyo yo hatabonetseho yenda ubuyobozi bw'itorero bufata umwanya. Navuganye n'Imana ko umwanya wo kubwiriza ijambo ry'Imana, kubera ko hari igikoresho Imana ikoresha iri gukiza abantu, nasezeranye n'Imana ko nzajye mbigira iby'ibanze, kuko abashumba hari igihe tuva muri kino kibuga cyo kuvuga ubutumwa tukazifuza kukigarukamo tutakiri muri wa mwanya wakidukuyemo, kandi wa mwanya waragombaga kudufasha kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Kubera ko nshobora kuza kubwiriza Rehoboti mwanshaka mutanshaka, nshobora kubwiriza Rukurazo Masizi hehe nkabwira gusa ngo nzaza, ntago bisaba yuko munshaka, ntago bisaba yuko munyifuza, nshobora kuza. Ariko ugazasanga ndi kubyifuza naravuye muri wa mwanya wari kumfasha kugira gute kubibona. Hari umushumba twari dufite nkuko paruwasi ari nini, we yasibaga n'amateraniro yo ku cyumweru, akatubwira ngo narindi muri ritorero. Uyu munsi ntagakire mu mwanya w'ubushumba wo kuyobora, none atwoherereza ijambo ry'Imana buri gitondo. Yatakaje igihe cyaramusize, igihe yagombaga kubikora ntabwo yabikoze, byararangiye. Umuntu wari ku rwego rw'uko asiba amateraniro, hari n'igihe twabaga turi mu materaniro umuntu akabwiriza akabyumva akadutuka atari mu materaniro, bati icyo kintu mwagikuye hehe, icyo kintu ni cyande kivuye hehe, kirimo kiravuga ibiki, atanateranye ngo abe muri iyo atmosphere, abe muri ibyo bihe, agire iyo logique. None uyu munsi wa none ari kohereza ijambo ry'Imana imburagiye. Rero navuganye n'Imana ko nzajya ngira iby'ibanze. Mu bintu by'ibanze hagomba kuba harimo kwigisha ijambo ry'Imana. Ikindi nabyihanye ryari, hari umusaza muri Tanzania w'umupastori w'inshuti yanjye ufite imyaka hafi 100 witwa Rwasa, abenshi muri ngo bashobora kuba bamuzi. Twaraganiriye, arangije arambwira ngo ukitaka utakiwe, aransobanurira arambwira ngo abantu nibagukenera ujye wemera kuboneka, kubera yuko nutemera kuboneka bizarangira bagushyize mu gatebo k'abantu bataboneka. Noneho uzifuza kuboneka baragushyizeho kashe y'uko uri umuntu utaboneka. Uhera iki gihe rero nihana ko abantu bambwira ngo turagushaka, hanyuma nkababwira ngo ntago biri bukunde. Nshobora kukubwira ko bitari bukunde, ariko nkaguhereza n'ikindi gihe bishobora kugira gute, bishobora gukunda. Yangira inama umusaza w'umupastori mwiza w'umunyamwuka wa kera, numva nabyo ni byiza. Reka tuganire ijambo ry'Imana, kubera ko ibyo ngibyo atari byo yenda nari ngambiriye cyane. Nari ndimo mbashimira mwese, nshimira n'abayobozi bateguye igiterane, nshimira n'abayobozi b'itorero bafatanije na mwarimu Alice, mwese mbashimira kubw'uyu mwanya. Imana ibahereza umugisha, kubera ko niremera hari amateraniro nimugoroba, turi kwitegura kwegera igaburo rigera kwa gatandatu. Ubwo rero amahitamo yarahari, nari kuba ndiremera ndi kumva niciye mu materaniro, ariko kubera umwete mwabishyizemo, mwanteye umwete, mubimfashijemo, n'Imana ibimfashijemo, none ndabonetse. Rero Imana ibahereza umugisha. Hanyuma rero ijambo ry'Imana tuzaganira muri kino giterane nkuko mwarihisemo, ni ijambo rivuga umurongo mwahisemo nura murongo wa 5, ariko kubera ko ufitanye isano n'ira mirongo ibanza ukagira n'isano n'ura murongo ukurikiyeho, nashimye gusoma itsinda ry'imirongo kubera ko bifitanye isano. Insanganyamatsiko rero tuzaganiraho ejo, hari undi mwigisha nshobora kuzagaruka ari ku cyumweru, ndagira ngo nihute mu mwanya mutoya. Ani insanganyamatsiko ivuga ngo kubakwa nk'amabuye mazima no kuba inzu y'umwuka. Kubera ko rira jambo mwashyize hari sinzi niba ari ryo rihari, rivuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo no kuvuga ngo iranire zirita cyangwa se ni umusaruro wo kubakwa nk'amabuye mazima. Nuvuga ngo nukubanza kubakwa nk'amabuye mazima, ariko hagamijwe iki? Hagamijwe kuba ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutanga ibitambo by'umwuka bishima n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Nicyo kintu kigamijwe, kubakwa nk'amabuye mazima. Kandi iyo hajemo kubakwa, bene data, hari ubutumwa abantu batagikunda kumva, ubwo hazamo n'akanyundo
kubera ko mu kubaka hazamo n'inyundo, hazamo no gukubita amabuye, bayubaka bayakubita, hazamo no guconga ibuye, hazamo no guconga ibuye bagahonda bagaconga. Ngiye ntago ndumwubatse, ariko nagiye mbona abantu bari kubaka. Nabaye ku mashantiye manini nk'inyarugenge, ndaza ngiremera ahantu bari kubaka. Sinubatse ibyanjye, ariko iby'Imana byo narabyubatse, nabyubatseho. Rero nagiye mbona ko harimo n'utunyundo, harimo n'ibintu byo guconga, kandi hari amabuye atari mazima baconga agahita amanyuka bita igishonyi. Kugira ngo ubashe gucongeka ugomba kuba uri ibuye rizima, kugira ngo ucongeke ntumanyuke. Hari amabuye abaho mazima y'ibishonyi, bambe amabuye mabi, hari n'amabuye abaho mabi y'amasarabwayi. Amasarabwayi murabayazi? Isarabwayi ni ibuye rishayininga rirabagirana, rimeze nk'ikirahuri, ariko ntushobora kubona baryubakishije. Marigreke even if iryo buye ari ibuye rirabagirana ryiza, ntago rya ryubaka ni ibuye ribi. Ushobora kuba ibuye rishayininga rirabagirana, ariko uri ibuye ribi, kubera ko isarabwayi ntago ricongeka. Ese isarabwayi murarizi? Ibuye ryiza cyane, ribriya, risa n'ikirahuri, ibuye rikayangana, wagira nuvuga ngo n'abesikoro bakunda kurikoresha baryita diyama. Bakunda kurikoresha baryita diyama kubera ko ni ibuye ryiza, ni ibuye ribriya, ariko ntushobora kubona hari umwubatsi waryubakishije. Habe n'umwe, nta hantu ku isi iryo buye baryubakisha. Yenda barikoresha mu mitako, ariko ntago bagira gute, ntago baryubakisha. Kubera iki? Ushatse kuriconga ntiricongeka, rimanyuka uko utabigennye, ntago rya ryubaka. Nubwo ribriya rikaba risa neza. Hari abantu babriya bafite impano mu rusengero, bavuga, ariko ukabutabubakisha iyi nzu y'umwuka. Hari abantu baririmba bafite impano, ukabutawakisha iyi nzu y'umwuka. Hari abantu bahanura ukabutamuraza mu nzu irimwe abakobwa, barahari. Hari abantu bavuga, ariko yasohoka mu rusengero agaca ahantu mu kabare ukamusanga yiteretse misingi. Hari abantu bavuga ukabona kweri n'abantu bavuga, ariko bataha mu rugo nijoro bagakubita abagore, ingo zabo zirarura, zimeze nka tangawizi, zimeze nk'urusenda, kandi baravuga muri public. Ni ba public speakers, bavuga ibintu by'Imana, bazi kubivuga ahantu hose harabatumira, ariko ugeze iwabo urugo rwabo ruhora ruri kwaka. Abo ngabo ni amabuye y'amasarabwayi, ntibashobora kubaka iyi nzu y'umwuka. Tuzabigarukaho, kubera ko ubwawe uri ibuye rigomba kubaka iyi nzu y'umwuka. Tuzabigarukaho. Hanyuma rero iyi nzu y'umwuka nyine igomba ngo kugira ngo tube ubwoko bw'abatambyi kwera. Uyu munsi ibi bintu byo kwera ntabwo birimo biravuga mu madini menshi. No muri ADPR twatangiye kubikwepa no gufatwa n'umwuka mu madini. Ibintu byo kwera ntabwo bikibwirizwa. Kubwira abantu ngo nibere, ngo nibihane, ni skandal. Wagira ngo ntibigishoboka, nyamara birashoboka. Kwera kugira ngo tugire gute, tube abatambyi bera, n'ubwoko bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana. Hari igihe tuba abantu bashaka kuba abantu bashimwa n'abantu, ntituba abantu bashimwa n'Imana. Turashaka gukurura abantu, kwatira abantu ngo badushime. Niyo umuntu abwiriza bati se nakahe kantu nzavuga katuma abantu banshima bakazongera kumpamagara. N'abakristo namwe musigaye mukunda abavuga butumwa b'abakomediye, kubera iki? Urusengero mwarufashe nk'ahantu ha comedy, ha entertainment. Musigaye mukunda abavuga butumwa bameze nk'abansabi, kubera ukuntu muhora muri za stress, muhora munaniwe nk'imyidagaduro. Abavuga butumwa bameze nk'abansabi nibo mushaka, mukaruhuka mutaruhutse, mukaza udufuka twanyu tw'imibabaro mukadusiga hariya ku muryango, mwamara gutaha mukongera mukadutahana. Hari ba speakers, hari abantu bazi kuvuga, ariko tugomba kuba abatambyi, tugomba kuba ubwoko bwera bene data. Ubwoko bwera kuva kera kose Imana abantu yahamagaye yashakaga yuko baba abantu bera. Bantuza ba Samsoni, Imana yashatse yuko bera nubwo amajipo yabagoye.
Samusoni yabonaga umugore agahita amukurikira, batura nuwa hehe agahita akurikira. Hari abagabo bameze gutyo, batari ko uriya mugore nuwa hehe, batura umukobwa nuwa hehe agahita akurikira, bageragezwa n'amajipo. Nuko Samusoni yari ameze, kandi yari talented, yari gifted, yari afite impano nyinshi. Uyu munsi ntiwapfa kubona umuntu umeze nka Samusoni, ntago wamubona. Ariko Imana yari yaramubwiye ngo ntazogoshe umusatsi, ntazarye ku kantu kose gafitanye isano na vino, ntazakarye, azabuwera. Ariko kwera ni ikibazo. Uyu munsi abantu baranywa ibintu bitari ngombwa. Muranywa ibintu ngo bibongerera imbaraga, ariko murashaka imbaraga zo gukora iki? Ko Yesu yavuze ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Yaravuze ngo muzahabwa imbaraga, energy ni bamanukira. Ni munywa energy. Yaravuze ngo muzahabwa imbaraga ni munywa za Red Bull. Ubwabyo bira bintu birangiza ubuzima bwanyu. Iyo ubona Red Bull umva cyari cyo ikimaza cy'umutuku. Iyo ubona ubwabyo Red Bull bandikaho attention, bakandikaho ngo ntiwemerewe kunywa akarenze kamwe, mwe mukaroha. Ese bamuroha hehe? Uru n'urusengero, iyi ni inzu. Muraroha hehe? Ntabwo abarokore bamwe ibintu byose. Ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo bishimwa n'Imana. Gushimwa n'Imana ni ibintu bikomeye. Abantu bagushima, ADPR yagushima. Kwitwara nk'umu ADPR ni ibintu byoroshye. ADPR yagushima. Nese ntibasigaye badukorompa abantu. Iri sifi kuza mu biro ukambwira uti ndishyura mitiwere abantu 100 ukama amafaranga, hanyuma ukambwira uti ariko ku rusengero mu murakora ibiki? Akubwira nti mu rusengero turimo turakora ibintu byo gukora sound proof, mwarimu warise ukamuruhura, warangiza ukamuhereza nka miliyoni nk'eshanu. Ubwo uhinduka umuntu butaha uzasengerwa ku budiyakoni. Idini waryemeje. Idini kuryemeza biroroshye. Nukuza korari Gorogota teguye igiterane, murashaka amafaranga ngahe? Turashaka miliyoni 5. Avuga ati okay, ibyerekeranye n'abashyitsi byose ninjye uzabikora. Ngo tubahereza amafaranga. Kwemeza idini ni ibintu byoroshye. Ariko ikintu kigoye ni ukwemeza Imana, kubera ko Imana yitegereza mu mutima. Nubu naje hano mushobora kubishimira, dufite umushumba yadusuye, na ya magambo yose mujya muvuga, twagize umugisha, simbizi niba mwagize umugisha, ntago mbizi. Reka tumwinginga dusuhuze, ntago mbizi niba nabyanze bisaba kunyinginga. Urumva kubera iki? Kubera ko abashumba babaye hari abantu baremereye, babaye hari atari bene data, babaye hari abantu bigize ukuntu atari bene data, hari abantu biremereje, hari abantu bavuga ukuntu. Bigera igihe mubashyira mu kandi gatebo, ntimwababona nka bene so, mwarangiza mukavuga ati ese uyu muntu waremereye turakoresha irihe jambo kugira ngo tumwurura amanuke? Bati twagize umugisha, batereka tumwinginge. Uko muri kumureba mukabona n'umuntu wagoranye cyane, birasaba kumwinginga. none se mwitorero ko turimo twitegura kujya mu bwami, ariko turimo turitegura kuba mu ijuru. Tuzaba mu ijuru n'uburemere dufite. Ngaha amazina ba apotre, ngaha amazina ba revera, ngaha amazina ba pastori, ukongeraho na revera pastori, kubera ko pastori ntago byahagije, na revera pastori ritaba muri bira. Sinzi aho ryaturutse, niba ari kidayimoni kitwaga gutyo simbiza, ariko nzabireba neza, nzabikora ndebe cyari cyo. Amazina ko twumva bidahagije. Noneho haro twahuye we yabajije umusaraba w'igiti awushyira mu intuza. Ejo twahuye nawe ndi kumwe n'umudamu, ndebera abanyamadini, ati ndebera none uhuriye we umusaraba, yabaje umusaraba w'igiti, noneho we arawambaye wuzuye hano hose, kugira ngo byibura mubibone, kubera ko kano ni gatoya, we yabaje igiti kinini. kugira ngo murebe ko atari mwene so, utamwitiranye ukamwita uri mugenzi wawe. Hanyuma mu ijuru ko azajya we bene data, bizagenda bite? Ko tuzahimbaza hamwe, nitutabyiga hano bizagenda gute? Ubwoko bw'abatambyi bugira gute? Bwera, bushimwa n'Imana. Imana igira standard ziri hejuru. Imana igira standard ziri hejuru cyane, kubera ko Imana yo ireba mu mutima wanjye, ikareba impamvu nakoze ibintu. Imana ireba mu bitekerezo, ikareba impamvu nakoze ibintu. Reba Imana yanenze bari abantu bavukana na Dawidi, reba Imana yanenze bari abantu reba Samweli yaravangiwe. Samweli yagezeyo arebye ukuntu bareshya, arebye ukuntu basa,
arebye experience bafite ku rugamba atangira gufungura intuza ihembe, aravangirwa, areba uburanga, yarebye uburanga, areba igihagararo, aravangirwa. Imana iramubwira ati Samweli, shyira ihembe hasi ripfundikire, umuntu ugomba gusukaho amavuta ntabwo ari muri abangaba. Reba Imana inenga abantu barebare basa kuriya, yarangiza igashima umwana uri mu ishyamba abantu batazi, umwana byoroshye kwibagirwa. Bateguye umunsi mukuru, bategura bife, bateguye bife, bategura umunsi mukuru, baramwibagirwa. Reba umuntu bibagirwa bakoze umunsi mukuru, ariko uwo muntu bibagiwe Imana ikamuzirikana. Uwo muntu batemera Imana ikamwemera. Uwo muntu batari kureba ahari mu ishyamba hamwe n'intare n'idubu Imana ikamureba. Samweli arangije arabwira ngo umva uko Uwiteka Imana ivuze, ntabwo murarya ibi biryo, nta nubwo muranywa ibi byo kunywa atari yagera hano, kubera ko niwe mushyitsi mukuru, niwe wateguriwe ibi bintu. Uyu munsi mukuru niwe Imana yagize gute? Yawuteguriye. Bene data, njya nibuka Yesu avugana n'abigishwa be bari gusangira igaburo ryera. Yarababwiye ngo ntago nzongera kunywa kuri vini, nta nubwo nzongera kurya kuri uyu mutsima kugeza igihe nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa data. Ndagira ngo mbatangarize ko Yesu atari yanywa. Yesu ntabwo yari yarya, aradutegereje. Imana ishimwe, haleluya. Uru rwandiko ni mu rusoma rwa Petero, mugasoma n'urwandiko rw'Abaroma, hari ahantu hambwira ngo abamarayika bafite amatsiko. Batari ko uyu muntu Yesu yavuye mu ijuru agera inaha, turategura, tumaze imyaka 33 tutari hamwe nawe, yanze kurya, yanze kunywa, ngo hari umuntu ategereje bazasangira. Ibi bintu ni ibiki? Ngo bajye bashaka kukurunguruka, ngo kubera amatsiko, kubera curiosity bajya bashaka kukurunguruka. Umva nkubwire mwene data, abaguzwe n'amaraso ya Yesu turaba igiciro. Imana ishimwe, haleluya. Ngo abamarayika bajya bagira amatsiko bagashaka kuturunguruka, ariko umukozi w'Imana Yohana yaranditse ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, uko tuzasabira hishwe. Natwe ntabwo tubizi uko tuzasabira hishwe. Turi ahantu turahishwe, turahishwa ahantu mu myenda, turahishwa ahantu mu ikarito, turahishwa ahantu muri rido. Uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko yaravuze ngo icyo nzi cyo, Yesu nahishurwa, Yesu niyerekanwa, tuzasa nawe. Imana ishimwe, haleluya. Yaravuze ngo ntabwo nzongera. Samweli arabwira ati no, ntabwo mubirya. Yesu nabageze mu ijuru arabwira ati you will not eat, ntabwo murabirya. Mwari munkumbuye, yego maze imyaka 33 ntabinaha, ariko ntabwo mubirya, nta nubwo mubinywa. Ariko siko ijambo ry'Imana rivuga, yavuze ngo ntabwo nzongera kugeza umunsi nzasangirira namwe. Buriya muri Bibiliya tugira indirimbo yacu tuzaririmba, kandi uzisanga uyizi. Nanjye uririmba nabi nzisanga nyizi, kandi nzaririmba neza. Bibiliya ivuga yuko hari indirimbo ya Mose, ikanavuga yuko hari indirimbo y'umwana w'intama. Burya abantu bacunguwe, abantu bakiranutse mu isezerano rya kera, nibo abantu bazaririmba indirimbo ya Mose. Twebwe nta hantu duhuriye nayo, ariko twebwe abaguzwe amaraso ya Yesu twitwa abageni ba Yesu, abaguzwe amaraso ya Yesu, twakowe amaraso, twakowe inkwano iruta inkwano zose. Ntabwo uzabona ku isi umukwe ushobora gukwa amaraso, ntabwo abaho. Bazakwa zahabu yenda, abandi hari amoko kw'imbwa. Mu Rwanda mujya mu kw'inka, hari abakwa amadolari, hari abakwa amanyarwanda, ariko ntushobora kubona umukwe wakunze umugeni kugera kuri level yuko amugura amaraso. Kandi Yesu ntabwo yatuguze litiro imwe y'amaraso, yatuguze amaraso yose.
kuko yaramenetse arashira, yaramenetse arashira, yatuguze amaraso yose yari afite, arameneka arashira, aravuga ngo data byose birarangiye. I have accomplished. Nasohoje icyo naje gukora, nageze ku ntego, nageze kuri objective, namaze kuyigeraho. Mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Yatuguze ayo maraso. Ntabwo iyo nkwano ibaho, ntabwo wabona umuntu yikwa uretse Yesu wenyine. Only Jesus. Keretse Yesu wenyine niwe wakwiyo nkwano. Ibyo abagabo banyu babita ba bebe, ba shushu beba, niba ari shushu be simbizi naho nzi kubivuga neza. Urumva ibintu byose babita ntabwo bakoye inkwano yagera kuri 1% cya Yesu. Yesu yakoye amaraso ye kandi yose amushiramo. Ntabwo yakoye litiro imwe nk'iyo muri Croix Rouge, ya yindi baza bakakuvoma bakaguha ka fanta n'irindazi. Ntabwo yakoye litiro imwe ituma yongera kugenda, yakoye amaraso yose. Imana ishimwe. Aryo mbwiriza nkumva nava mu isi, nkumva nava mu mubiri, avuga ni basi kanegereza igihe cy'Imana. Ariko yurebye agaciro Yesu yaguhaye, uro kwande ureshya gute? Amaraso yose. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ngo kugira ngo tube abatambyi batamba ibitambo bishimwa n'Imana kubwande, kubwa Yesu Kristo, atari kubwundi muntu wari wese. No, ibintu byose dukora tugomba kubikora kubwa Yesu, kubwa Yesu. Nta bintu tugomba gukora kubw'abana, kubw'abagabo, kubw'itorero, kubw'umuntu. Ibintu byose dukora tugomba kubikora kubwa Yesu. Korali Golgotha nabo muzafatanya kuririmba, kino gitaramo kigomba kuba igitaramo kubwa Yesu. Muri prayer yanyu, mu masengesho musenga, kigomba kuba igitaramo kubwa Yesu. Ngomba kubwiriza kubwa Yesu, ngomba kwambara kubwa Yesu, ngomba kurya kubwa Yesu, ngomba gusenga kubwa Yesu, ngomba guhimbaza Imana kubwa Yesu. Imana ishimwe, haleluya. Hanyuma nari nagambiriye nyine kubabwira inshamake y'urwandiko rwanditswe na Petero, urwandiko rwa mbere. Hanyuma icya kabiri numvaga ngambiriye kugira ngo ningaruka nzabaganirize kukubakwa nk'amabuye mazima, kubakwa nk'amabuye, kuba ibuye rizima, kuba ibuye rizima. Nabwo ko ari n'amabuye abaho atari mazima, kandi amabuye y'ibishonyi bakubitaho akanyundo rigatera imanyuka. Nabwo ibuye ryiza ryitwa isarabwayi ni ibuye ryiza isa na diyama, genda gusa na diyama. Ariko iryo buye nubwo ari ryiza ntabwo rya ryubakishwa, ntabwo ari ibuye rizima. Ayo mabuye ameze gutyo urarikubita gutya kugira ngo uriconge, ntabwo ricongeka nk'uko ubishaka, risaduka uko utabigennye. Ntabwo ari ibuye rizima ryo kubaka inzu, kuba ibuye rizima. Hanyuma ikindi ni ukuba inzu y'umwuka, kuba inzu y'umwuka. Urumva ni ya mabuye yagiye arubaka, hanyuma tukaba inzu y'umwuka. Abandi yenda n'abandi bazabivugaho, ariko tubivugaho mu buryo butandukanye bitewe nuko twasenze, bitewe nuko umwuka wera yagize gute yatuyoboye. Ko ndashaka gusiga iminota 10 cyangwa 15 yo kugira ngo abayobozi bakore ibindi. Ndagira ngo none ahangaha nihuse mbabwire inshamake y'urwandiko rwanditswe na Petero rwa mbere. Icya mbere, kubera ko nifuje kuba umwigisha, ntabwo nifuje kuba umuvuga butumwa. Kubera ko ndabizi ko kwigisha ijambo ry'Imana bikuza abakristo. Na Petero nawe yabitinzeho cyane, avuga ko tugomba kuba abakristo bakuze. Yantangara muri ADPR njya mbona abasaza b'ibibebe, hari ibimenyetso mbona, nkabona hari nk'umusaza w'ikibebe. Hari abantu basigaye bangiza abandi. Hari njya kuri social media nkabona Trump bamuhinduye ikibebe bakamwambika na pampa, cyangwa ukabona Putin bamuhinduye ikibebe bamwambitse pampa. Aba bantu barakubagana, aba bantu bazi kwangiza. Rero hari ushobora kubaho mu itorero ukarimaramwe imyaka myinshi ukiri ikibebe, ukaba ikibebe gifite imvi, ukaba ikibebe gifite uruhara, ukaba ikibebe kandi umaze mu itorero igihe kirekire. Rero uyu Petero yandikira aba bantu, nyine uru rwandiko nyine ni Petero warwanditse.
nabwo ngo impamvu ngira ngo nigishe nukugira ngo habeho gukura mu mwuka. Iyo habaye ko twakira kwigisha dukura mu mwuka kuruta za komedi. Ku cyumweru hari ahantu nagiye bankinira komedi mu materaniro, hazamo umukomediye kandi bamuhaye itike. Nabonye baramuhaye ibihumbi 100, kugira ngo ni 100 n'abatari 50. Yari avuye ahantu, ndareba nku 5 kudende amafaranga bateganije, mbaza ukuntu babigenje, barambwira ngo bamuteganyirije ibihumbi 100. Yaraje kina komedi minota nka 20 gusa. Arabahungu hano bazi kuyakorera, bazi gukina komedi, bakaza magahita mukubita ibihumbi 100 agahita yigendera akinnye komedi, nta kintu yabamariye. Kubera ko namwe barabamenye, ntago mugikunda inyigisho nzima, ntago mugikunda inyigisho nzima zibahindura mu buye mazima. Ariko abo ntagara bare hoboti, nabahandi hantu batakunda inyigisho nzima. Hano rero wanditse urwandiko nyine ni Petero. Murabizi ko yari intumwa ya Yesu kandi yari mu nkingi, niba atari n'umuyobozi. Petero ubwe tugiye kumwigisha twamuvugaho ibintu byinshi. Yari wa muntu ugwa akihana vuba, yenda kumera nka Dawidi. Kubera ko muramuzi ko yari umuntu wa wundi wari waragendanye inkota yaranze kuzireka. Murabizi mu kanya gato y'umwuka wera yabanye nawe amuhishurira Yesu. Hashize akanya abuza Yesu gupfa. Yesu aramubwira ngo mva inyuma Satani. Yesu yamuhaye amasezerano akomeye, aramubwira ngo nzubaka itorero ryanjye kuri wowe. Yamuhinduriye n'izina, ntiyamwita Simoni, amwita Petero. N'ibindi byinshi cyane. Ku munsi wa Pentekote niyo wasohotse atangira kuvuga, abandi bagifite ubwoba. Arabwira ngo wa wundi mwishe mukamubamba ni ukoze ibingibi mureba. Yesu rero yamusize ari nk'umuyobozi w'abandi ba apotre cyangwa se w'izindi ntumwa. Uyu Petero rero niwe wanditse uru rwandiko. Hanyuma icya kabiri, yandika uru rwandiko yarwanditse ahagana muri 63 na 4 mu kinyejana cya mbere nyuma y'ivuka rya Yesu. Uru rwandiko yarwandikiye abakristo bari baratatanijwe n'akarengane. Bari abakristo bari bizeye, ariko kubera akarengane bava Yerusalemu batatanira ahantu hatandukanye. Petero rero arangije arabandikira ibintu byanditse muri uru rwandiko. Ikindi abandikira yashimangiye ko imibabaro ari kimwe mu bigize ubutumwa bwiza bwa Gikristo, ari kimwe mu bigize ubuzima bwa Gikristo. Ahangaha rero ntago biryoshye. Amadini menshi abwiriza ibintu byiza. Kugira ngo ubone abayoboke urabwiriza ibintu byiza. Kugira ngo ubone amafaranga mu rusengero, amaturo n'icyacumi, urabwiriza ibintu byiza. Kugira ngo uzabwirize abakristo yuko ubu kimwe mu bigize ubuzima bwa Gikristo harimo n'imibabaro. Uyu munsi wa none ni ikibazo gikomeye kubwira abakristo ko bagomba kubabara. Ni ikintu kigoye. Ahubwo baratubwiriza ngo umuntu wizera Yesu ntabwo ashobora kubabara. Ariko siko kuri tubona, siyo realite tubona. Hari nabo tubona muri biri, ari Mose yarababaye, ari Yobu yarababaye kandi yari umukiranutsi, ari Yesu nawe yarababaye, ari Paulo yarababaye, n'abandi benshi bahuye n'imibabaro. Rero bene data, uyu mugoroba ndabatangariza inkuru itaryoshye ariko nziza, ivuga yuko imibabaro ni kimwe mu bigize ubuzima bwa Gikristo. Niko Petero yabandikiye, kubera ko bari mu karengane, bari mu batotezwa, bari mu bazira Yesu, bari mu bazira kwizera kwabo. Uyu munsi wa none abantu ntago twifuza kuzira kwizera kwacu. Iby'agakiza nyine abantu barabiformalije, bizamo droit de l'homme, biza mu itegeko nshinga n'ibindi bintu. Kera hari igihe umwana yakizwaga bakamukubita. Hano hashobora kuba hari abana bakubiswe bakamukubita ariko akizirika kuri Yesu. Kera hari igihe umugore yakizwaga umugabo akamukubita akamutoteza. Muzatumire umugore wa Rukurazo witwa Mwarimu Odette abahereza ubuhamya ukuntu yakijijwe abana n'umugabo wo mu Isilamu. Amwerera imbuto, aramusengera, aramutoteza kugeza igihe uwo mugabo nawe yakirijwe. Muzamuhamagara abahereza ubuhamya. Ageza ahangaha. Rero kera abagore baratotezwaga kubera gukizwa. Abagabo baratotezwaga kubera gukizwa. Umugabo agatotezwa. Ariko uyu munsi wa none urabona byarajemo ikintu cyenda kumera nk'igisirimu ukuntu.
ariko bari mu karengane kiriya gihe. Ariko nanone rimwe na rimwe ugasanga no kuba tutari kurengana, ugasanga rimwe na rimwe nuko tudakijijwe neza. Ntabwo turi abantu bemera kurengana kubera ubutumwa bwiza. Oya, umuntu aremera akemera. Umuntu ashobora kwemera ashobora kwemera akagurisha Yesu nka Yuda. Umuntu yabyemera. Hari abantu bemera gusambana kugira ngo abone akazi kandi ari abarokore, akemera gusambana. Kandi ari abarokore akemera gusambana. Ntabwo rero icyo gihe ntabwo uzabuhamije Yesu. Ntabwo uzabuhamije Yesu. Ntabwo bizakunda ko uzabuhamije Yesu. Ntabwo bishoboka. Ariko ushobora guhura n'akarengane kuko wanze gusambana, akazu kakabura. Ako ni akarengane, ni ubwoko, ni forume y'akarengane. Kubera iki? Kubera ko wabuza akazi. Bitewe n'iki? Bitewe nuko wanze gusambana kugira ngo ugire gute? Kugira ngo ukabone. Uyu munsi wa none abarokore gutanga ruswa babyita ubwenge. Babyita kugira ubwenge. Ngo none se udatanze ruswa byagenda gute? Ngo ugomba kugira iki? Imana yaravuze ngo ubwo ubuze ubwenge nakureka. Bakapplyinga ama verse ya Bibiliya nabi. Reka nze nkubwire. Wemeye kudatanga ruswa, hari ibintu ubura. Ibyo bintu wemeye guhomboka bibura, ako na karengane. Ni forume y'akarengane. Kubera iki? Wambuwe uburenganzira bwawe. Hari uburenganzira wari ufite, ariko ubwo burenganzira bwawe urabwatswe. Kubera iki? Kubera ko hari ikintu wanze kugira gute? Wanze gutanga. Kubera ko rero ubukristo bwacu busigaye ari izina kuruta uko ari ubuzima. Uyu munsi wa none biragoye kumva ibintu byerekeranye n'akarengane, kubera ko ntabwo dushaka iki? Ntabwo dushaka kubaho ubuzima bwa gikristo nk'uko ijambo ry'Imana rigize gute? Ribidusaba. Nk'uko ribidusaba. Reka nihute. Hanyuma abandikira nanone yababwiye ko Imana izagororera abantu bashyira ibyiringiro byabo muri yo. Ngo abantu bose biringira Imana bagashyira ibyiringiro byabo mu Mana, Imana izabahereza ingororano. Hanyuma nanone abandikira yababwiye ko itorero rya Kristo ari ubwoko bw'Imana n'ishyanga ryera ry'Imana. Bene data, turi ubwoko bw'Imana. Ntabwo nzi niba iryo jambo turyumva ko umuntu ari ubwoko bw'Imana, ko umuntu ari ishyanga ryera ry'Imana. Ntabwo nzi niba tubyumva. Turi amaronko y'Imana. Iyo tuvuze ngo turi abantu b'Imana, ntabwo nzi niba tubyumva. Ariko bene data, turi ubwoko bw'Imana, turi ishyanga ry'Imana, turi abantu Imana yaronse. Ngo turi possession y'Imana. Mu yandi magambo, mu rurimi rw'amahanga, turi possession y'Imana, turi ab'Imana. Hanyuma ikindi, itorero rya Kristo yabandikiye ababwira ko rigomba gufasha abandi kumenya Kristo. Ugomba kubitekerezaho ngo dufasha gute abandi kumenya Kristo? Ni gute dufasha abandi kumenya Kristo? Uzi ko hari ahantu umurokore akorera imyaka yose yo kubaho ikazarangira batazi ko ari umurokore, adashobora gufasha abandi kumenya Kristo? Ujya wumva ari umutwaro kuri wowe gufasha abandi kumenya Kristo? Ujya wumva ari umutwaro? Iyo ugiye muri bisi, umuntu mwicaranye, ujya wumva ari umutwaro kuri wowe kumubwira Kristo? Iyo uri mu rugendo mu ndege, umuntu mwicaranye mu ndege, ujya wumva ari umutwaro kuri wowe, ari burden kuri wowe yo kugira ngo umubwire Kristo? Ujya wumva ari umutwaro kuri wowe? Hari umunsi umwe nari ndimo mva mu rugendo i Johannesburg ndi kuza hano i Kigali. Nzana mu ndege nicarana n'umunyamakuru umwe wa hano mu Rwanda ntari buvuge, wari icyamamare. Ndangije niyumvamo umutwaro wo kumubwiriza ubutumwa bwiza. Akirizwa mu ndege. Ni pattern. Ugomba kumva ko hari umutwaro kubwira abantu Yesu. Ese iyo wicaye muri bisi ukoze urugendo rujya i Rubavu, yukoze urugendo rujya i Huye, yuri mu ndege ugiye mu Bushinwa, yuri mu ndege ugiye Dubai, yuri mu ndege ugiye hehe, ujya wumva ari umutwaro wawe, ujya wumva ari inshingano zawe kubwira abantu Yesu? Nese twatangiye gutya gahunda yo gusenga. Ngiye kuri secondaire aho nize nyuma ya genocide, ninjye watangije gahunda yo gusenga aho kuri secondaire. Nafashe igitabo cy'indirimbo na Bibiliya
njya mu ishuri 97 na 6 nibwo jenoside yari ikirangira, ndagenda ntangira kuririmba nk'umusazi, sinzibagirwa igihe nakizwaga, ni Yesu wangize kubu muvandimwe we. Ntangira kuririmba no gusenga ndi jyenyine mpagaze muri class. Ngiye kubona mbona haje abantu 3, ngiye kubona mbona haje abantu 2, ngiye kubona mbona haje 5. Secondaire nizeho college Nyemeramihigo, uzajyeyo urebe. Ubu nasizeyo kurare 3, hariyo kurare 3, hariyo na korari na fonze naririmbyemo igisohora indirimbo. Ariko byatangiye bite? Ni ikigo kinini kigira abanyeshuri barenga 1,100. Ubu nyine abajesuite barakisubije, ni ikigo cy'abapadiri barakisubije. Ariko uwo muriro twacanye tubishobojwe n'Imana, n'ubu uyu munsi umuriro uracyaka, kuzinya byarananiranye. Umva nkubwire bene data, havuye nk'ubyutse twarasenze habiki, twarasenze abanyeshuri barakizwa, twarasenze abanyeshuri babatizwa mu mwuka wera. Uyu munsi muri ADPR yuvuze kubatizwa mu mwuka wera, abantu bumva ari ibishyitsi. Niyo umuntu avuze mu ndimi bahita baza kureba ikintu kibaye, abantu barikanga. Ntago bikiri culture y'abapantekote, ntago bikiri culture yacu. Twarasenze abanyeshuri buzura umwuka wera, bananirwa kuvuga ikinyarwanda kubera ko bari abana. Wamuramutse akavuga mu ndimi. Mana we, byanteye ikibazo. Ababyeyi bajya kundega kwa diregiteri ngo naroza abana. Narasenze kugira ngo bagaruke mu buzima busanzwe. Nagiye gusenga, Mana wamfashije abanyeshuri bakagaruka mu buzima busanzwe, kuko bajyaga mu ishuri bari kuvuga mu ndimi, bananiwe kuvuga ikinyarwanda, bakagenda mu nzira muramutse agahita avuga mu ndimi, muri dore twara agahita avuga mu ndimi, ahantu hose. Kandi muragenda kubeza muzagenda mushaka umudamu hariya mu ibare witwa Oliver, mu bantu babatijwe mu mwuka no muri ubwo bubyutse. Ntago mbivuga ko kuryo mu ngo abantu bari mu ijuru, ntago bari mu ijuru, bari inaha. Abo bantu bari inaha, bari inaha ngaha. Yesu ashimwe, haleluya. Narindi kuri Baden ku mutwaro kubwira abandi bantu Yesu, cyangwa ujye ureba abantu buzuye muri ADPR Rehoboth mwuzuye mukagira ngo mwaragiye kuvuga Yesu. No, kutabwira abandi Yesu ni icyaha. Umara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yamu, usabe n'Imana bahabwa ubwo buntu waha niba warabuhawe. Nubwo utazi gushomoka kuko utari umuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu babari. Ntabwo Imana igusaba ibintu bya hatari, iragusaba kubwira abantu ngo Yesu arakiza. Hari imidari yabagaho, ariko mwarimu Alice, iriya midari ya kera abantu bambaraga yanditseho ngo Yesu arakiza, urabyibuka? Ariko buriya bubyutse bwagiye hehe? Hari igihe nicara nkibuka utuntu twabagaho. Ejo naricaye nibuka akanyamakuru kitwa Umuhamya wa Pentecote, kari akanyamakuru sinzi ukuntu karadisiparejeje. Kandi ubwo turi mu gihe ngo cy'aba.com, turi mu gihe ADPR yakagombye gutangaza amakuru, kuko barayivuga ibinyoma, yakagombye kugira ahantu yandika ivuga ukuri kwayo. Kubera yuko muri communication bakubwira yuko ntuza lack of information ibyara rumors. Niba ADPR itabahaye amakuru, ubwo bihuha biravuka. Imana idufashe. Yenda ndatandukiriye simbizi, ariko Umuhamya wa Pentecote ntabwo wibuka, urawuzi? Karakantu kari karanditse izina, ariko uzarebe ukuntu tubitanga mu gitekerezo. Sinzi ukuntu bije hano, uzarebe ukuntu twongera kubitanga mu gitekerezo. Nibishaka bizabe moderne, habeho Umuhamya wa Pentecote, ariko wo yenda ukora nk'igihe, ariko ari Umuhamya w'iki wa Pentecote. Wabaga ukavuga amakuru muri ADPR hano hatandukanye, hano habaye ibi, hano habaye ibi, hano habaye ibi. Okay, reka tureke tuzabivuga. Mwarimu se ntabwo wabizi, ntabwo Umuhamya wa Pentecote wari uwuzi. Kera rero hari abarokore bari bakijijwe bidatera ipfunwe, nk'abarokore b'uyu munsi wa none, bakagenda bambaye imidari hano, aho kugira ngo yambare ibintu byose biri aho ngaho, akambara umudari wanditseho ngo Yesu arakiza. Mwarimu Alice, urabyibuka ibyo bintu by'imidari abantu bambaraga hano bakandikaho ngo Yesu agira gute? Arakiza. Akagenda byambaye Yesu arakiza, abyambaye mu muhanda Yesu arakiza. Ntabwo mubyibuka? Yesu ni umwami, ukagenda ubyambaye. Biriya bintu ntibyabagaho, kandi yari byagiraga umumaro.
none umuraje muvuge ngo mwarasirimutse kubera ko mutabyambara, ariko washaka nawukoresha ntibawukoresha ara mu mujyi se, washaka yayikoresha gukora campaign yo kuvuga ngo Yesu arakiza igiterane, mukarimba mwambaye imidari, nese ko muyambara mugiye gushyingura mukandika amazina y'umuntu, kubera ikize ko ari Gorogota itakora igiterane cyangwa se ko ari Rehoboti ngo igihe intego ivuga ngo Yesu arakiza, hanyuma mugura imidari muhe abantu bose bambare Yesu agira gute, Yesu arakiza. Mukende mu muhanda abantu barebe kubera iki abantu bose bambaye Yesu agira gute. Reka mbabwire bene data, uyu ni umutwaro uremereye dufite. Hari abantu benshi bari gupfira mu byaha, ni cyaha Imana itubonaho kimeze nk'ubugome. Kuba tuzi ibintu byiza nitubibwira abantu, kuba abantu barushye kandi Yesu yabaruhura, wakoresha umudari wanditse ngo Yesu araruhura. Duhura n'abantu barushye mu muhanda, Yesu araruhura, Yesu arakiza, Yesu araruhura. Yesu ni umwami, ukawambara ukagenda mu muhanda. Mbyibutse none aha ntago nzi ukuntu bije, ariko narindi kuri iyi ntego ivuga yuko abakristo dufite inshingano dutegetswe kubwira abandi nde Yesu. Haleluya. Ya minota yanyu. Hanyuma Petero yabwiye abakristo ko Kristo yababajwe ko nabo bagomba kwitegura kwabazwa nk'uko byamugendekeye. Urumva icyo kintu ukuntu gikomeye? Yesu yarababajwe, ariko mwe murumva mutababazwa. Ko Yesu yababajwe ari umwana w'Imana akababazwa ku bwawe, uratekereza Yesu yaravuze ngo umugaragu ntaruta shebuja, niko Yesu yavuze. Niba Yesu yaravuze ngo umugaragu ntaruta shebuja akaba yarababajwe ku bwawe, wagize ngo abantu babambye Yesu we bazakorohera? Ntago bazakorohera. Reka nihute. Hanyuma ikindi, Petero yavuze ko nubwo wanyura mu mibabaro ukwiriye kunesha. Imibabaro ibaho bene data, kwisi imibabaro ibaho, ariko imibabaro yose wanyuramo ukwiriye kunesha. Bicara tubona abantu barwara indwara tukabasengera ntibakire bagapfa, bakwiriye kunyura muri ibyo bintu bakanesha. None urababwira ngo niba barize Yesu ngo ntago bazababazwa? Turabona abakobwa bari gusaza nta bagabo, bagasaza bakijijwe. None urababwira ngo nta mibabaro iri muri Yesu? Nese uramubwira ko hari ibyaha yakoze kugira ngo asaze atabonye umugabo? Nubwo n'abasore nabo ari bakiya ku isi, sinzi ukuntu biri kugenda. Turimo turabona abasore basaza imyaka ikabarya, ugasanga hari umusore ushaje atubatse n'urugo byaramucanze, byaramuyobeye. Iyo ni imibabaro. None se umubyeyi ufite abakobwa bashaje akagira abasore bashaje, wagize ngo iyo ntago ari imibabaro? Ni imibabaro. Murabimbabarira, ni imibabaro. Ariko iyo mibabaro yose tunyuramo dukwiriye kunesha mu izina rya Yesu. Isi irimo irubaka amasysteme yo kwicisha abantu inzara. Aya masysteme mubona y'amarobo ni amasysteme yo kwicisha abantu inzara. Urajya kuri ATM irakubikurira amafaranga, abakashiya bagombaga gukora kariya kazi barataha iwabo, sibyo? Barataha iwabo. Ubu hari amarobo yatangiye gukora imirimo yo kubaga no kuvura abantu. Amarobo arimo arakoreshwa muri systeme zigira gute zitandukanye no mu nganda, araterura ibintu n'ibiki byose. Izi systeme z'amarobo ni systeme zituma hakira abantu bake, abantu benshi bagakena. Kubera ko ahantu hari gukora abantu 500, robo irahakora ari yonyine. Ahantu hari gukora abantu 200, robo irahakora ari yonyine. Iyi robotic system, ibi bintu by'amarobo nabyo kandi ni wabikumira, ariko ni systeme zirimo ziza gukenesha abantu. Kubera ko banke niba yatangiye gukora systeme, arega ibi byose mujyeho mukisavinga, kajyaho kabikuza amafaranga warangiza ukanayabitsa, kajya ku cyuma ugakanda ahantu ugashyiramo amafaranga akagenda, ugakanda amafaranga akaza. Biriya bintu byose biri gusimbura abakozi banki yagumye kugira gute iri gukoresha. Iriya ni imibabaro iri kwiyongera, kandi Bibiliya irabivuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho imibabaro itarigeze igira gute, itarigeze ibaho.
reka mbe mbiretse, ariko imibabaro yo ni ngombwa, irimo n'akarengane. Ikindi, abakristo ba mbere bagiye babazwa bose bagatakaza ubuzima bwabo kubera kwizera kwabo. Bene data, reka mbabaze ikibazo kimwe. Wumva uri umuntu wakwizera kugeza ku rwego rw'uko watakaza ubuzima bwawe kubera kwizera? Kubera kwizera Yesu? Tubyibaze. Sinshaka yuko unsubiza, ariko subiza Yesu. Usubize Yesu. Wizera Yesu kugera ku rwego rw'uko wumva ubuzima bwawe wabutanga kubera Yesu. Kubera Yesu. N'ibintu bito byarakunaniye, sibyo? Bigusaba ruswa rakunaniye. Ibyo ndavuze ndi kuvuga. Gutakaza isoko bigusaba ruswa byarakugoye. Gutakaza gazi bigusaba gutanga igitsina byarakugoye. Wumva witeguye kuba umuntu wazira, watakaza ubuzima bwe kubera kwizera Yesu? Dore na Haruna abwira ko ibintu ngiye kubabwiriza atari ibintu biryoshye. Murumva ko ibi bintu ndi kubabwiriza ntabwo ari ibintu biryoshye, ni ibintu bishaririye, ariko biri mu kifeza. Mva wamera nka Daniel, Saduraka na Abedenego, wakwanga kurema igishushanyo cy'ifeza. Ese ifeza muri kumva ari icyari cyo? Argent. Uyu munsi hari igishushanyo cyitwa amafaranga, ifeza. Babaje igishushanyo mu ifeza, mu izabu, baragishushanya, babwira abantu bose ngo nibakiramye. Uyu munsi hari igishushanyo cyitwa amafaranga. Bene data, n'abantu bangahe bumva biteguye kuba mu buzima buciriritse bakumva baranyuzwe? Cyangwa amarari yamaze abantu ari gutuma baramya igishushanyo cyitwa ifeza. Amarari yo kwambara neza nka runaka, yo kuba mu nzu nziza nka runaka, yo kuba mu modoka nziza nka runaka, yo kugera ku bintu runaka nka runaka. Bene data, aya marari ntabwo yakwemera ko ubuzima bwacu twakwemera kubuhara kubera Yesu. Ahubwo turimo turaramya igishushanyo cyitwa ifeza cyakozwe gishyirwa mu kibaya. Abantu bose bari kukiramya uretse abantu bake, uretse Daniyeli, Saduraka, Meshake na Abedenego. Imana ishobora yadusezeranije kubana natwe. Bene data, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Sinzi ko aririmba ngo dufite amasezerano yuko itazaduhana mu gihe cy'umubabaro ndetse no mu cyo ni ijambo ry'Imana. Ntabwo Imana yakureka, ntabwo Imana yagutererana, ariko irashaka yuko ubanza kwidekarara ukamera nka Saduraka, Meshake na Abedenego, ukabwira Nebukadinezari, shefu w'igishushanyo cyitwa ifeza, uri kubwira abantu ngo nibakiramye, ari we ukamubwira ngo ntabwo dushobora kuramya kiriya gishushanyo wakoze. Ariya ni amasisiteme, ukabimubwira. Ariko uyu munsi wa none urabona abarukore dufite amarari menshi. Ariya marari rero aradufata akazatujugunya mu rwobo. Atuma turamya iki? Twadura kiriya kigirwamana. Tugire dusoze. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu urenze kure ibibazo tunyuramo uyu munsi wa none. Nuko uvuga ngo nubwo dufite ibibazo byinshi n'ibigeragezo byinshi, ariko ntutekereze ko umugambi w'Imana hari aho uhuriye n'ibihe urimo uyu munsi wa none. Umugambi w'Imana urenze kure ibyo uri kunyuramo uyu munsi wa none. Umugambi w'Imana kuri Yosefu wari urenze kure rwa rwobo bamutayemo. Umugambi w'Imana kuri Josefu wari urenze kure ya gereza bari bamushyizemo. Umugambi w'Imana kuri Josefu wari muremure kandi urakomeje. Umva nkubwire mwene data, umugambi w'Imana ku buzima bwacu nubwo twanyura mu mibabaro, mu bigeragezo, umugambi w'Imana urakomeje kandi urenze kure cyane ibintu tunyuramo. Ikindi, tugomba kugirira Imana icyizere kandi amaso yacu tukayahanga mu ijuru. Ndibona ko ibintu Petero yandikiye itorero. Uyu mwene data uri mu itorero rya mbere wariyoboye. Ahangaha amaso yacu tugomba kubaho turi abantu bagirira Imana icyizere kandi n'amaso yacu tukayahanga mu ijuru. Akonsorejeho nakavuga ngo
ntabwo tugomba kubaho turi abantu batekereza ko iwacu ari hano mu isi. Ntabwo tuzahabiteka. Ubuzima dufite hano mu isi buri temporere, nubwo igihe gitoya. Turi abashyitsi, turi abagenzi, turi abimukira, ariko aho tuzabiteka ryose ni mu ijuru. Imana ishimwe cyane, haleluya. Umukozi w'Imana Pawulo yaranditse avuga ngo bene data naho iwacu ni mu ijuru, nutegereje ko umukiza azagira gute? Azapfa. Ibintu byose wanyuramo hano ku isi jya umenya yuko ari iby'igihe gitoya. Ni iby'igihe gitoya. Warwara ni igihe gito, wasuzugurwa ni igihe gito, wakena ni igihe gito, wasonza ni igihe gito. Ubuzima bwose tunyuramo hano mu isi nubwo igihe gito, bwaba na bwiza anyway, bwaba na bwiza nubwo igihe gito. Mana we, ejo bundi muri paruwasi ya Remera twashyinguye umukristo wari uzi gushaka amafaranga. Afite amafaranga, afite ubutunzi, yabaga mu nzu nyine ya etaje, yabaga mu nzu ya etaje ahantu heza. Twagiye urusororo turamuhamba handi dushyingura n'abandi bantu bose. Ubu ndibaza yashyize umudamu nyine w'umupfakazi, nawe ni umukristo, nicyo cyiza. Ndibaza uyu mugabo n'aya mazu afite n'ama etaje muri uyu mujyi, uyu mugabo n'aya mazu nawe aryamye hara muri beto. Oh la la, mbega ubuzima bwo ku isi. Ubu Makuza n'ariya mazu n'iriya nzu ibiriya yo mu mujyi, Makuza nawe aryamye rusororo muri za metero zingahe, muri ya metero bura nawe ni mwari, Rubangura nawe ni mwari. Oh la la. Rero kandi ubwo aryamyaho n'uwabaga Nyabisindu cyangwa cya hafi. Hari umuntu ubwira ati ese nzagusure hehe, ngo ni kuri kaga kangahe. Kaga ntabwo ibayo, kaga na kaka ntabwo ibayo, kuko we arakata mu tuzu no kuhakurangira ko ati ntabwo wahamenya. Kubera iki? Ugenda ukata za boye, unyura mu tuzu, ugira gutya iruhande rw'utuzi tw'umukara tugende turi gutemba. Agahita agira ati ntabwo wahamenya. None mu itorero barakuzi, bati no mu itorero ntabwo mwamenya. Mwari barakuzi ntabwo yamenya. Hari abantu hano bakijijwe basenga Imana izi, mwarimu ntabwo abazi, kuko ni abantu baciriritse, ntabwo wabamenya. Uramuzi ubonye ute se mwarimu arakuzi? Bati mwarimu yewe ntabwo yashobora kumenya. Kubera iki se? Kubera ubuzima mbaye. Bati paseri se arakuzi? Bati paseri ntiyakumenya. Paseri baramagara bati uyu muntu uramuzi? Nawe nzi. Mwarimu uyu muntu uramuzi? Uyu muntu ntabwo nzi. Ahatuye ni hehe? Nawe ntiyashobora kuharanga. Kubera iki? Nta nzira ijyayo, agenda kwepa utuntu. Anyura hehe? Hari abantu muri Butaha ahantu henda kumera gutyo. Ariko ikibazo nari ndi kubabwira ngo naho twebweho iwacu ni hehe? Hano ntabwo tuzahaba iteka. Mu butumwa bwiraga abantu ngo olingate. Mujya mukunda bavuga butumwa b'abakomediye batababwira ibi bintu, ariko tugomba kubikubwira ukabitekerezaho, ugataha ukarara uri kubitekerezaho kugira ngo bihindure uko ufata ibyemezo, bihindure uko ubayeho. Nubwo wagira amafaranga wisha abantu, wambuye abantu, ukubaka amazu nk'ariya ya Makuza hariya mu mujyi, inzu ingana kuriya, umaze kubaka n'indi ku Gishushu imeze kuriya, n'uruganda rwa Rwanda Fomu ruracyakora. Nubwo Makuza yapfuye ntabwo rwahagaze, ruracyakora. Ubuzima dufite ku isi buri temporere. Wayagira ari menshi, wayagira ari make, inzara yakurya, wakwambara bodaboda, wakwambara ibirenge, twese igihe kizagera imibiri yacu Yesu ne tugaruka ibore ihwane n'itaka, ihinduka itaka, amenya bore n'amagufwa bore, n'abandi basigare bari kwenjoyinga iki? Kuko amafaranga wayabagaho uri strict kugira ngo atagenda. Ubaga buri ibijumba buri gihe, wanga yuko bagura kenda gahenze, akabubu gahenze, urumva basigara bari kuyenjoyinga, bari kugira gute? Rero abarokorero Petero abandikira byabibukije ko ubuzima bwose twabamo hano ku isi ko tutazahabiteka. Imana idufashe, haleluya. Ugira amafaranga ni byiza,
ugira amazu meza ni byiza, ugira umugore mwiza ni byiza, ugira umugabo mwiza ni byiza, ugira abana beza ni beza, bige amenshara bibavuna bige Green Hills n'ahandi henshi ntazi, mwega mufite ibintu byinshi muzi ntazi, kandi byicara bibavuna bibarushye, ngewe ntazi. Inzara ikurye ni akazi kawe ntabwo tubizi. Ubu none ahangaha nibura burara ntabyo tuzi, ntabyo twitayeho, turatashye. Niba ngeyeho cyangwa cy'uyu munsi ntabwo ndi buburare, nanaburaye naba mbishaka. Nibura burare ntabwo mbizi. Ibyo ubizi ni umwungeri witwa Yesu. Niwe ujya umenya akaga k'abantu bose n'umubabaro w'abantu bose, akagira ukuntu agenza abantu be. Ariko warya ukabimena, utareka kurya ugasonza, bene data dukwiriye kwitwara nk'abashyitsi. Imana ishimwe, haleluya. Dukwiriye kwitwara nk'abashyitsi. Ugira imodoka ntuyigire, ugira inkweto ntuzigire, ugira ibiryo ntubigire, ugira amafaranga ntuyagire, ugira amashuri ntuyagire, uri umushyitsi. Igihe kizagera ugende, uzagenda. Olinga te ubyemere, uzagira gute? Uzagenda. Nanjye nzagenda. Nabyemera ntabwo bisaba imishyikirano. Waje mu isi nta mishyikirano ibaye. Ntabwo bigeze bakubaza ngo mbese uje nguremera kuza mu isi. Oya, wisanze ku isi. No kugenda ntabwo bazabikubaza ngo mbese urashaka kugenda. Ntabyo, uzagenda utabishaka. Hari imbaraga zizakujyana. Rero turabashyitsi. Petero arabandikira arababwira ngo ntimukibagirwe ko turabashyitsi. Turabashyitsi, ntabwo hano mu isi tuzahabiteka, ahubwo tuzabiteka hehe? Mu ijuru, ku bantu bizera Yesu, ku bantu bakijijwe, kuri ba bantu babaho ubuzima Imana yemera kandi ishima. Imana idufashe, haleluya. Reka dusoreze aha, Imana ibahereze umugisha. Minota 5 yanyu ndayiriye, tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana dute rero? Tugiye kwisengera ngo tubabe amabuye mazima. Amabuye mazima. Iyi miyoboro navuze, nababwiye ngo mu kubaka amabuye habaho n'akanyundo. Hari igihe Imana ijya yemera kunyura mu bigeragezo kugira ngo igire gute? Igira amahagi amwe igukuraho. Ariko wabisarabwaye igahita ijugunya. Wabigishonye igahita igira gute? Igahita ijugunya. Dukwiriye kuba amabuye mazima. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Ngo kugira ngo tubashe kubaka inzu y'umwuka, kugira ngo tubashe kubaka inzu y'iki? Tubashe kubaka inzu y'umwuka, tugomba kuba amabuye mazima. Kandi iyo nzu y'umwuka ni inzu yo gukora ibikorwa byo guhimbaza Imana. Tugiye gusenga Imana ngo tube dutyo. Muhaguruke dusenge.